akira ivanjiri uzajya wamamaza ijambo ry'Imana ubutarambirwa bibaho kandi bitewe n'ishyaka ryo kujijura. Umwepiskopi uyobora imihango agiye kwambika impeta mu rutoki rwa marere rw'ikiganza cy'iburyo cy'umwepiskopi mushya n'ikimenyetso cy'uko Musenyeri Jean Bosco Ntagungira agiranye igihango na Kiliziya. Akira impeta ibikimenyetso cy'ubudahemuka urarangwe n'ukwemera kuzira igitotsi uragire neza Kiliziya ya ntagatifu uragire neza Kiliziya ntagatifu umwari w'Imana. Umwepiskopi uyobora imihango arambika kandi umwepiskopi mushya ingofero amushishikariza guhorana umwete mu guharanira ubutungane. Akira ingofero uzajye urabagirana iteka ubutungane kugira ngo igihe Kristo umushumba mukuru azigaragariza uzashobora guhabwa ikamba ridacuya ry'ikuzo. Nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira agiye gushyikirizwa inkoni y'ubushumba bwa Diyoseze ya Butare aragijwe. Nyuma yo guhabwa inkoni y'ubushumba arashyirwa mu cyicaro kigenewe gusa umwepiskopi wa Diyoseze aricyo bita inteko y'umwepiskopi. Akira inkoni ibe ikimenyetso cy'umurimo w'ubushumba uhawe uzajye wita ku bucyo bwose uko bwakabaye nk'uko Roho Mutagatifu abugushyizemo ngo ube umwepiskopi uyobora Kiliziya y'Imana. Umwepiskopi mushya arahaguruka agahoberana n'umwepiskopi uyobora imihango kimwe n'abandi bepiskopi bose bari hano kugira ngo bamwishimire kandi bagaragaze ko bamwakiriye mu rwego rw'abepiskopi. Korali iradufasha gushimira Imana.